Shalom bene data, turabifurije amahoro n'imigisha y'Imana mu buzima bwanyu bwite no mu miryango yanyu. Rero tugira twinjire mu cyumweru ngaruka kwezi cyahariwe amasengesho yo kwiriza no gusenga, azatangira tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu, ivuga ku wa mbere, akazasozwa itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Rero umutwe utugaragaza intego y'amasengesho ni ijambo riri muri Esther, mu gitabo cya Esther, ibice 4 ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe aratuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Rero intego y'amasengesho ni ugusenga kugira ngo buri umwe wese mu bahamagawe na Kristo asobanukirwe iki gihe, noneho ntagipfushe ubusa ku by'ubwami bw'Imana, ahubwo asenga Imana ayisabe kugira ngo agire umumaro mu gihe gisa n'iki. Hano mu byo dusomye inkuru za Esiteri na Moridekayi, Abayuda bari mu bunyage mu gihugu cy'Ubuperesi kuva aho batwariwe i Babuloni mu mwaka wa 586 mbere ya Yesu Kristo. Hanyuma bamwe baratahutse ku giteko rya Kuro. Abambere bagiye bayobowe na Zorobabeli na Yosuwa Mutambyi Mukuru, abandi baje kujyayo bayobowe na Ezira. Aba rero basigaye rero nibo mu gihe cya Moridekayi na Esiteri. Noneho hariya Ubuperesi, nibutse ko Ubuperesi ni Irani ya kino gihe, hari minisitiri w'intebe yari afite ububasha bwinshi cyane muri icyo gihugu, yitwaga Hamani. Uyu Hamani rero agira umutima wanga cyane Abayuda mu buryo atifuzaga ko babaho. Byaturutse kuki? Nuko igihe cyose yanyuraga ku irembo ry'ibwami, Moridekayi yari umwe mu bantu babaga ku marembo, ari twakwita uyu munsi mu Cyongereza gatekeepers. Hanyuma uko anyuze bose barakwiye gupfukama kugira ngo bamuhe icyubahiro, kuko umwami ubwe yaremuhaye icyubahiro. Ariko bose bagapfukama, Moridekayi we wenyine niwe atapfukamaga. Biramurya rero kuko uriya mugabo we atama icyubahiro. Noneho muri make biramubabaza, ajya kugisha inama inshuti ze, umugore we. Baravuga bati, uriya muntu ni Umuyuda. Nimba ari Umuyuda rero urebe neza ko amaherezo uzagwa imbere ye. Noneho Hamani rero muri make yaje kwigira umugambi wo kumanika Moridekayi ku giti, kumwica, ndetse no gutegura itsembatsemba ry'Abayuda muri icyo gihugu cy'Ubuperesi. Moridekayi amenya amakuru y'umugambi Hamani
yateguye. Noneho Moridekayi atuma kuri Esiteri. Esiteri yaramufiteho ijambo ko niwe yamureze. Aravuga ati rero hari umugambi wo kutwica twebwe Abayuda. Ariko Esiteri nawe atuma intumwa ziramusubiza ngo hari ikibazo sinshobora icyo mara, kuko hari itegeko ry'umwami rivuga ko mbere y'iminsi 30 nta n'umwe afite uburenganzira bwo kujya kubona mu maso y'umwami, kujya imbere y'umwami. Moridekayi abyumvise niho yavuze aya magambo ati ntibibaze ko wowe n'inzu ya so muzarokoka kubera ko uri ibwami. Ariko wari ukwiye kumenya ngo ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri umwamikazi mu gihugu cy'amahanga, uri umuyudakazi, ntabwo ari ibintu byizanye. Hari impamvu Imana yashatse ko mu gihe nk'iki aho Abayuda bazaba bari mu kaga ko kwicwa, hazaba hari umuyudakazi ibwami, kandi akaba ari umugore umwami, uvuga umwamikazi. Hanyuma aravuga ati tahari aho cyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Imana rero Bibiliya ivuga ngo ifite icyo bita prescience for knowledge. Ivuga ngo imenya buri kintu cyose n'iherezo ryacyo kitaranatangira. Na nibyo Petero yavuze ku munsi wa Pentecote yuzuye Umwuka Wera. Aravuga ngo uriya mugabo Yesu mwabambye, mwahaye abagome abanyabyaha ngo bamwice. Arabwira Abayuda ngo nk'uko Imana yabigambiriye kera kubwo kumenya kwayo kw'ibintu byose bitaranabaho. Cet homme a été livré selon le dessein arrêté de Dieu selon sa prescience. Rero Imana yari izi ko Abayuda bazaba mu kaga mu gihe nk'icyo cya Moridekayi, kandi Imana ikaba yarateganije ko izabakirisha umuyudakazi azaba umwamikazi muri icyo gihugu cy'amahanga. Natwe rero bavandimwe, igihe turimo mu buryo bw'umwuka ntabwo ari igihe gisanzwe. Muriho murabona ibintu bibe biraba, ibimenyetso byose birivuga tubirimo. Iyo usomye Matayo 24, ugasoma Timoteyo 2:3-1:5 n'ahandi henshi. Nk'ubu muri iyi minsi turimo hariho ibintu bibe birasozwa byinshi ku bantu bazi Bibiliya. Yesu yaravuze ngo ibimenyetso bizabanziriza kugaruka kwanjye, muzumva intambara n'impuha z'intambara. Ibyo ntabwo umuntu yarinde kubikwigisha, urabyumva urabibona. Kandi ngo hazaba ibishitsi, earthquakes, tremblement de terre, imitingito. Hazaba imitingito, ibishitsi hirya no hino. Uyu mwanya ndiyo ndavuga umutingito washenye ibintu byinshi, wica abantu benshi muri Venezuela. N'ubu baricyo bararwanya n'ubutabazi, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Hasenyetse amazu menshi, abantu benshi barapfira muri ayo mazu kubera umutingito. Kandi muri ako kanya haba umutingito muri Philippines, bikiraho none habaye umutingito muri Afghanistan. Ibi rero ntabwo ari ibintu bisanzwe, kandi aha hantu uko ari hatatu ntabwo aherereye mu gace kamwe k'isi. Venezuela niyo muri Amerika Amajyepfo, Philippines niyo muri Aziya Amajyepfo, gashira y'ubuseruko. Afghanistan nayo iri mu ahandi hantu haherereye muri Aziya yo hagati, mu bice hafi y'Uburusiya. Urumva rero ibyo ni ibimenyetso. Kandi ngo hazaba amapfa, inzara hirya no hino, n'ibindi bimenyetso by'ihindagurika by'ikirere n'ibiza. Ibyo byose ni ibyorezo, ibyo tubirimo rero. Ariko abantu benshi bibaza ko ari ibintu bisanzwe. Dore Uburayi buriho burashya n'ubushuhe burenze, aho abantu bapfira mu mago, cyane cyane abafite abakuze. Rero ibi bihe turimo ntabwo ari ibihe bisanzwe. Niyo mpamvu iri jambo rije ngo ese wakora iki mu gihe nk'iki bw'ubwami bw'Imana?
kuba ukiriho mu gihe nk'iki, utatambutse mu bihe byashize, ukaba ukiriho mu gihe nk'iki, ukaba waramenye ukuri, ukaba waramenye Yesu, ugaho si ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Intego rero y'amasengesho ngarukakwezi tuzatangira kuwa mbere tariki 29 kwezi kwa gatandatu, ni ukujya imbere y'Imana ubwawe, ugatekereza imbere y'Imana, unasobanuza Imana, unasaba Imana ko iki gihe nikigushirane nigitambuke utabaye mu by'Imana yakugambiriye mu gihe nk'iki. Hari iby'Imana yifuza gukora kubw'icyubahiro cyawe mu gihe nk'iki, niyo izaguha imbaraga. Hari n'iby'Imana yifuza kugukorera mu gihe nk'iki kugira ngo ubashe guhagarara mu mwanya wawe, kugira ngo ugire umumaro ku bwami bw'Imana mu gihe nk'iki. Ni igihe cy'uko tutaheranwa n'ubuzima bwacu bwite gusa twirebaho turwana n'ibibazo bya kino gihe, ahubwo ni ugutekereza imbere y'Imana ko Imana yizi byose bitaranabaho nk'uko tumaze kubyumva. Niyo mpamvu yashize Esiteri mu gihe nka kiriya azaba ari ibwami kugira ngo azaseruke. Amagambo make, Esiteri amaze kumva amagambo Moridekayi yahise avuga ati mubwire Moridekayi babwire Abayuda bose bafata iminsi 3 batajya batanywa biyirize, nanjye n'inshoreke zanjye n'abankorera turabigenza dutyo. Hanyuma nyuma y'iyo minsi nzaseruka imbere y'umwami, kabone n'ubwo banca umutwe, kuko nzaba nyuranije n'itegeko rihari ko nta muntu mu minsi 30 akwiye kujya imbere y'Imana. Rero Imana yamuhaye ikiganza cyiza kubw'ayo masengesho, aseruka imbere y'ubwami. Esiteri aba umucunguzi, umukiza ubwoko bwe muri icyo gihe. Nawe rero ntuyirebeho ngo ntacyo nshoboye, ubu ukwiye kuvuga uti Mana ndaje imbere yawe muri iki cyumweru kugira ngo umbashishe guhagarara mu mwanya mwiza w'ubwami bw'Imana gihe nk'iki, umbashishe kugira umumaro kubw'ubwami bw'Imana mu gihe nk'iki, ngire icyo nkora kubw'ubwami bw'Imana. Unshoze, umpe ibikenewe, umpe ubutware, ushishoze, kugira ngo menye mu gihe nk'iki icyo nkwiye gukora kubw'ubwami bw'Imana. Benshi ku bwanjye babashe kurokoka, babashe kwakira agakiza, kuko ibihe turimo ntabwo byoroshye kandi birajyana mu bindi bihe bikomeye. Rero ijambo ry'Imana rizatuyobora muri iki cyumweru ni muri iki gitabo cya Esiteri, inkuru za Esiteri, inkuru za Moridekayi, inkuru z'Abayuda, inkuru za Hamani, inkuru z'umwami wari uriho icyo gihe. Ibyo rero bizadufasha kumenya ko ntabwo turiho par hasard, ntabwo turiho kubw'impanuka, kuko ntacyo twakoze ngo tube turiho. Hari abandi bari bariho ejo hashize ariko ubu ntibakiriho. Nimba uriho rero mu gihe nk'iki, hari icyo Imana yaguteganirije gukora, nayo ikagukorera, icyatuma uhagarara mu gihe nk'iki kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Iki kibazo rero kiri muri Esiteri ibice 4 ku murongo wa 14 nicyo kibazo tuzibandaho cyane kugira ngo iki gihe ntikidutambuke. Murabizi ko iminsi iragenda ntabwo isubira inyuma. Rero ntabwo iminsi imaze gutambuka twayigarura. Rero bikitwa none rwose ntupfushe ubusa ubuzima bwawe, iminsi yawe Imana yaguhaye, ngubeho gusa muri egocentrisme, ube selfish, ube muri selfishness, kwirebaho n'utugambi twawe n'ibindi, nubwo nabyo yemerewe. Ariko cyane cyane impamvu wamenye Imana mu gihe nk'iki nuko ari cyo Imana kwitezeho, kugira ngo uzandike amateka mu bwami bw'Imana. Umwami Yesu azabahe cyumweru cyiza cy'amasengesho, kandi tuzayasohokemo umwe wese azi icyo gukora kandi yiringiye ko Imana izamushoboza. Amen.